Reka nizere ko mumeze neza abakunzi bacu mwebwe mudahema gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tunyuza hano kuri chaîne yacu ya YouTube, mwe dukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, y'Iburengerazuba, uburasirazuba bwaryo, ndetse muri kunyumva uri mu mujyi wa Kigali. Aba diaspora namwe nizere ko mumeze neza aho mudukurikiye muherereye hose. Rero kano kanya tugarutse n'inkuru ibabaje, inkuru y'uno musore uri kubona hano muri screen yawe. Akaba ari umusore rusoje kuba yakiga amashuri, akaba ari umusore ufite akazi keza, wari uryohewe n'ubuzima, ariko ntabwo byabashije kuba byamukunda, dore ko yaje kugambanirwa n'inshuti ze, cyangwa se yaje kugirirwa ishyari n'inshuti ze, zimumenaho aside arangirika ku buryo bukomeye, n'isura ye irahangirikira, ndetse aza kuba yanahuriramo n'ikibazo cy'ubuhumyi. Uri kubona ko amaso yaje nawe kuba yashya, amaso avamo. Rero uyu musore mu kwezi kwa 11 uri kubona ko yari ameze neza nkuko uri kwibona hano ku ifoto cyangwa se kuri video. Rero mu kwezi kwa 11 kurimo kurasoza niho yamenweho aside n'inshuti ze kandi za hafi. Rero inshuti ze zamugire ishyari, dore ko yari amaze kubona akazi keza, abandi biganye bo batarabona akazi. Rero abo biganye akaba harimo inshuti ze. Rero muri izo nshuti ze hari zahise zigira ishyari, zivuga ati ntago wadukorana akazi keza. Rero izo nshuti zihita zigenda zikora umugambi mubi, rero ziraza zimumenaho aside. Uri kubona ko inshuti ze zaramuhemukiye ku buryo bukomeye. Abantu benshi cyane kugenda bapostinga amafoto y'uyu mugabo cyangwa se amavideo y'uno mugabo, bavuga ati burya ubuzima bushobora guhinduka mu kanya gato cyane, ati burya inshuti ati ni Yesu. Rero abantu benshi bagiye bakuramo isomo, cyangwa se kugenda bapostinga bareba ko abantu bakuramo isomo, babwira abantu ati burya gucisha bugufi ati nibwo buryo cyangwa se niyo nzira, ati kandi burya inshuti ati ni Yesu wenyine, ati ntukizere abantu ngo ni inshuti ubabwire ibyawe, ati inshuti ni Yesu wenyine. Dore ko uyu musore yari asoje kuba yakigira amashuri, ahita yibonera akazi keza, ariko inshuti zahise zimugirira ishyari ndetse ziramugambanira ku buryo bukomeye. Uri kubona ko zamwangirije isura, arangirika ku buryo bukomeye, dore ko yari agiye kwisoreza umwaka ameze neza, ariko inshuti ze ntabwo zabikunze, zavuze ati ntabwo uri busoze umwaka umeze neza. Rero murabizi ko umwanzi Satani burya ntabwo akunda ibintu byiza, niyo mpamvu nshobora kukubwira ati aho uri hose ibyo urimo jya ubyerekezaho Yesu, jya werekezaho buri kimwe cyawe Yesu, umubwira ati Yesu reka tubane nawe, kuko burya Yesu niyo nshuti yonyine, kuko abantu bo barahinduka isaha ku isaha. Rero nk'uyu ubona agambaniwe n'inshuti ze, ahemukiwe n'inshuti ze, babandi yitaga aba hafi, cyangwa se babandi yitaga inshuti ze za hafi, nizo zimuhemukiye zimumenaho aside, zimuziza ko abonye akazi keza cyangwa se abonye umwanya mwiza, kuko yari asoje amashuri. Akimara gusoza amashuri ahita abona akazi. Rero ntabwo byashimishije inshuti ze, ntabwo zashimishije abantu bari muri hafi, bamwe barakaye, rero bahita bakora umugambi mubi, bahita bawumenaho aside. Uri kubona ko umusore yangiritse, cyangwa se yarangiritse ku buryo bukomeye. Uri kubona ko yahuye n'ikibazo cy'ubuhumyi, cyangwa se yahuye n'ikibazo cy'amaso, kuko buriya ntabwo arimo arabona. Isura ye uri kubona ko yarangiritse. Yari umusore wari umeze neza, umusore ufite vision, ariko ntabwo byakunze umwanzi Satani, ntabwo yabikunze. Rero reka ngusabe uri kunyumva weho w'umujene uri kumva ikino kiganiro, reka ngusabe aho uri hose ibintu byawe burya jya ubyerekezaho Imana. Abantu bihorere ibintu byawe, burya iyo birimo Imana birakunda. Burya abantu bo barahindagurika isaha ku isaha, ntukizere cyangwa se ntukavuge ngo ufite inshuti. Izo nshuti wita inshuti nizo zizaguhemukira, izo nshuti wita inshuti nizo zizakugambanira, kuko uko uri gutera imbere hari benshi cyane batabishima, cyangwa se batanyurwa n'uko uteye imbere. Hari benshi cyane ubundi bumva ko waba wasubira inyuma, kandi wowe ukaba uzi ngo ni inshuti zawe, ukababwira amabanga yawe yose, ukavuga ati buri kino ngo ugiye gukora kino. Rero izo nshuti ziracyariho mbi, inshuti mbi ziracyariho, nta nshuti nziza. Burya inshuti nziza ni Yesu. Uri kubona ko uno musore yagambaniwe n'inshuti ze za hafi. Abantu benshi cyane bari kugenda bavuga ati burya inshuti ni Yesu. Ntabwo twari tuzi ko inshuti zawe za hafi zakugambanira ku buryo ki zigukorera bino. Rero nkomeza kukubwira ati wowe uri kunyumva ibintu byawe byerekeze ku Mana, abantu bo ubihoreye, kuko abantu barahindagurika. Rero reka ngusabe niba rugambira rugeze hano, ntagire ku ijambo subscribe niba ntacyo bigutwaye, kugira ngo tugende tubana mu biganiro bigiye bitandukanye.